Showbiz News Rwanda. Ndabasuhuje aho muri yose agiye hatandukanye mwese mukurikira Showbiz News Rwanda umunsi ku munsi. Je nitwa Flores ubugenda ubagezaho day by day. Nizere ko bumeze neza kabisa kandi muri gukora subscribe. Semuhungu rero ukunzwe kwitwa umutinganyi nawe kandi ubyemera ngo yahanuriwe yuko agiye gushaka umugore akabyara akibaruka abana benshi cyane. Turibaza kuri ubuhanuzi rero, twibaze kuko ubuhanuzi n'ubwanyabwo ninde wabimuhanuriye. Semuhungu yabyakiriye ate? Ese we asanzwe afite gahunda yuko azava mu butinganyi akaba yashaka umugore? Ese koko nibyo Eric Semuhungu no umutinganyi? Ibibazo byose bibaza tugiye kubisubiza muri iki kiganiro. Nizere kuri gukora subscribe kugira ngo tuzacikwa umunsi ku munsi n'ibiganiro tugenda tubakorera abigiye bitandukanye. Tudatinze rero, nyuma yuko umaze gukora subscribe kugira ngo tuzacikwa duhite tubitangira n'ubundi tuvuga ukuntu Semuhungu ubundi Eric Semuhungu numwe mu bantu bakunze kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga kabisa. Abantu benshi batera comment bibaza ese uyu nguyu Eric Semuhungu ibyo akora ni ibyanyabyo, ibyo akora kuko nibyo? Ari ababishyigikira n'abatabishyigikira. Si bundi weho first of all, nyuma yuko mbere yuko tumenya nimba kuko ibyo akora cyangwa se ibimuvugwaho ari byo cyangwa se atari byo, weho urumva uri kuri ruhande ibyo akora urabishyigikiye cyangwa se ntabwo ubishyigikiye? Uvuga iki kubatinganye cyangwa se abaryamana bahuje ibitsina? Ese nibyo kuko bagomba kubikora igihe batabangamiye imyizere y'undi uwo ari we wese? Igihe batabangamiye undi muntu bagomba kubikora cyangwa se koko ntibagomba kubikora? Dusangiza igitekerezo cyawe. Hanyuma kandi ubwo nandi gukomeza ku buryo Semuhungu yagaragaje ko amaze iminsi mu masengesho ndetse akaba yaratunguwe no guhanurirwa ko agiye gukora ubukwe akibaruka umwana. Uribaza ngo amasengesho yakoze agamije iki, cyangwa se yakoraga muri uru rusengero mu cyo cyumba cy'amasengesho? Semuhungu bundi asanzwe abarizwa mu muryango w'abana bahuje ibitsina n'abafite ibindi byiyumvo ku mibonano mpuzabitsina bitandukanye no kubana k'umugore n'umugabo cyangwa se itsinda bita LGBTQ+. Rero akaba bitangaje mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri wa gatanu tariki ya 2 Gicurasi 2025. Nibwo ibingibi Eric Semuhungu yabibwiye abanyamakuru avuga yuko rwose bamuhanuriye ndetse kandi ubuhanuzi abwiteze ndetse yiteguye kubwakira. Iki kiganiro rero ubundi cyakozwe kigamije kugaragaza ibirori bya Semuhungu Experience. Ni ibirori agiye gutangiza muri The Sky Sport Lounge ari mu mujyi wa Kigali. Bikaba bizatangira uno munsi n'ubundi bikaba byanatangira uno munsi ku itariki ya 4 Gicurasi 2025 ku cyumweru, aho abagomba gusangira n'abakoresha mbuga nkoranyambaga. Akaba azafatanya na DJ Pula ndetse na DJ Sweet bamucurangira imiziki. Rupango rero buretse byingibi abanyamakuru babonye umwanya wo kumaza kozima mbwe bwite biza no kugeraho avuga yuko ngo atangaza no makuru yuko yenda kurushinga ndetse akabyara, ariko ntabwo ari we ubishaka cyangwa se ari we ufite iyo gahunda, ahubwo ni ukuvuga ko ari byo yahanuriwe. Rero ayavuze ko muri iyi minsi yafashe umwanya wo kwiyiriza ubusa yegereza Imana, ndetse ashimangira ko mu byifuzo yari afite icyo ngicyo kitarimo cyo kuba yashaka umugore akabyara. Semuhungu rero yavuze ko ubu buhanuzi yabuherewe muri Servers of Almighty God. Ubwo iri torero nimba muri izi simbizi ko nge the first time ndibona iryo bita Servers of Almighty God, aho asanzwe uyu nguyu Semuhungu asengera ndetse kandi ubu buhanuzi akabahabwa no bita Pastor Brown. Ibingibi rero mbere yuko tuvuga uko babihuza, ahubwo ngo umupasiteri amubwiye ati weho uzashaka umugore urusha imyaka 3 kandi muzakorana ubukwe vuba hangaha ndetse kandi muzibaruka. Aya rero ngo na masengesho bakoraga buri wa gatatu w'icyumweru, akaba yaramaze icyumweru n'igice. Hari n'andi masengesho yagiye akorwa agiye atandukanye, ariko ngo aranakomeje gukorwa, ariko ntabwo azayitabira. Hanyuma kandi Semuhungu avuga ko uyu muvugabutumwa asanzwe amukurikirana akamusura mu rugo kugira ngo arebe uko yitwara nuko akomeje kugenda yegereza Imana umunsi ku wundi, nuko yera imbuto.
nubwo rero bimeze bityo ariko Semuhungu mu kiganiro yagiranye na Keza Sunshine usanzwe ari umukobwa w'umuhanzikazi Sani cyatambutse ku muyoboro wa YouTube yise Vuga Keza, yavuze ko yatangiye kuryamana n'abagabo bagenzi bakiri muto ndetse ko umuntu wa mbere bakundanye umugabo kuri ubu bari mu Rwanda akaba afite umugore n'abana babiri, ariko n'ubundi line aracyaryamana n'abo bahuje ibitsina, ubwo ni ukuvuga ngo abagabo bagenzi be, kandi arubatse afite n'umugore. Imagine this square. The world is not free. Abundi first of all mujye munatubwira ibitekerezo byanyu muri comment, ubundi aba bantu bavuga iki, ese ni iki wowe ubu like ni iki wabavugaho mwene nk'aba bantu? Ijambo rimwe kuri aba bantu kabisa. Ibazo uwo muntu we afite umugore afite abana ariko still yagiye gushaka uwo mugore ari umutinganyi ndetse ntiyanabivamo n'ubu ngubu akomeza ari we. So sad. Icyo gihe rero yavugaga ko ngo ubwo n'uwo bita nyine Semuhungu Eric yavuze ko muri isi iterambere ateganya gushaka umuntu uzamutwitira, bamwe bakunze kwita surrogacy. Muri Kamena ya 17 Eric Semuhungu yapfushije umugabo yari afite w'umunyamerika, akaba yari afite imyaka 61 y'amavuko, akaba yaritwaga Ryan Hargrave. Nimba ngo yapfushije umugabo ntumve kuko ari umugabo cyangwa akaba yari afite umugore nyine n'uwo batinganaga w'umuzungu, rero akaba yaritabye Imana ku myaka 60 ye. None Semuhungu rero akaba ari mu Rwanda ubu buhanuzi rero nagira ngo tubuganireho. Ese kuko iri dini, first of all tuvuge ku idini ribarizwamo abantu bemera ko ari abatinganyi, wenda I don't blame them. Niyo mpamvu nakubwiye ngo duhe igitekerezo cya muri comment uvuge niba koko aba bantu ubemera cyangwa se niba nanone utabemera nabyo ubivuge. Ariko nanone tuvuge kuri iri dini, ese aba bantu bashobora kugenda bagakizwa bagasenga bakajya mu idini bizwi neza koko ko ari abatinganyi, idini rikabakira nk'abakristo? Ibi ngibi birashoboka nabyo, kubera ko iri dini nkuko bigaragara nubwo ritazwi nashobora kuba ari amadini nyine abaza mashya ukuntu abashaka abayoboke. Yo wayavuga heki muri comment? Ese koko uyu mupasiteri ibyo yahanuye koko tubyitege yuko bizaba ukuri? Nubundi inkuru turakomeza kugenda tuyikurikirana. Nawe njye nitwa Frere Rizzi, show business Rwanda, ukore subscribe. Ndabakunda cyane. Showbiz News Rwanda.